abayahudi bakorewe jenoside n'abadage b'abanazi, ariko mu Rwanda umuntu yicaga mubyara we, akica nyirarume, akica nyina wabo, akica nyirasenge. Abahutu bambabarire cyane iyo ubona abantu b'abagabo 5, 6, 10 n'ubuhiri n'imihoro n'amacumu bahiga umwana w'imyaka 5, barangiza bagashaka guhuza ngo habayeho jenoside y'abahutu. Umwana w'imyaka 5 bakamuhiga, bakarara bubikiye bashakisha uwo mwana. Ibyo rero n'ubu birambabaza cyane. Iwacu abahutu barisanzuye, hari kure y'inkotanyi. Nababajwe n'urupfu abatutsi bishwe barengana, byari bikomeye, nubwo jewe nta wampigaga ariko narabirebaga. Buriya abahutu baritatsa ibyababayeho by'ubuhunzi n'ibindi numva bitatsamo n'ingaruka z'ibyo bakoze biyemereye. Kuko je hari abo twavuganaga akavuga ati sha nibigira icyo bitanga nzabibazwa nande se ko twabamazeho. Bavugaga ko inkotanyi n'abatutsi ngo bafite umugambi wo kumara abahutu. Hari ikibazo njya mbaza uyu munsi, ko inkotanyi zatsinze abahutu bagatsindwa, uyu munsi inkotanyi zabuze imbaraga zo kubamara, ko bitakozwe bya bindi noneho bavugaga. Icyo rero ni intambwe. Ngubuhamya bwa Gahamanyi mu nshamake, n'ubuhamya rero bwiza cyane kandi bw'ukuri. Iki kibazo arangirijeho buri wese, cyane cyane abakoze jenoside n'abakomoka mu miryango yayikoze, bajye bagitekerezaho, basohoke mu rwango n'ingengabitekerezo ya jenoside yaranze abakuru. Abantu bake nka Gahamanyi babaye indakemwa, u Rwanda rurabashimira kandi bazahora bubahwa. Bagize ubutwari bukomeye, babaye abantu nyabantu, nk'uko umwe mu bahanzi barariwe Gatagara, nyakwigendera Kasiyani Twagirayezu yabiririmbye ati umuntu nyamuntu si uburebure, si ubunini, si isura nziza, si umurenganya, si umuriganya. Umuntu ni nyamutima ukunda abandi, nta umusaba ngo arinda sarara, yirinda icyamusiga ubuhemu, ntaronda. Nguwo umurage bana b'u Rwanda. Nabyumva uhore bimugereho abo umuntu nyamuntu. Nifashishije ubusizi bwa Kasiyani Twagirayezu warerewe mw'iki kigo cya Gatagara n'icya Gikondo muri Mera, nshimira rwose abahutu b'imfura bakirije abatutsi bakaba bakesha kurokoka, barimo n'ababana b'abakobwa b'abadamu baduhaye ubuhamya. Ndashimira abarinzi b'igihango nka Gahamanyi banze ko ikinyoma kiganza, bakitangira kuvuga ukuri kw'amateka, banze kuba babyumva uhori. Ndabishimangira kuko abatutsi twaje gushyingura nabo tumaze amezi 3 dushyingura, twibuka, dukorera ibikorwa nk'iba ahantu hatandukanye. Nabo ikibanze bifuzaga mu gihe bicwaga ni ukubona umuhutu nka Gahamanyi Rudoviko, ni ukubona umuhutu nka Gisimba Damas Mutezintare n'abandi bagize neza ngo babarengere. Abacu batabarutse bishwe n'interahamwe na leta mbi, nitubashyingure dukomera ku bumwe bwarangaga u Rwanda rwa kera, abicanyi bakabusenya. Umuntu wese utekereza yumva akamaro k'ubumwe iyo azirikanye ya majwi abana bakoreshaga bataka, nk'uko Frida bitubwiye bati mutubabarire ntituzongera kuba abatutsi, babyeyi bacu turaziriki. Ubuhamya tubumva ahantu hose. Babyeyi rero bavandimwe inshuti, baturage b'akarere ka Nyanza n'abatabaye, abashyigiye gushyingura namwe, abajenosideri bazonze u Rwanda ariko ntibaruhambye ngo bishoboke. Inkotanyi zarabatsinze zihagarika amarira n'umubabaro. Dufite umucyo wubaka u Rwanda rutakimenekamo amaraso y'abatutsi, tuwukomereho. Abakurambere baciye umugani ngo intimba y'intore ntiyibuza guhamiriza. Natwe turi intore, nitubaherekeza gitore, tubageze mu rwibutso bubakiwe dukeye. Nshoreje ahara rekwa ntashira, mbifurije amahoro n'amahirwe, mukomere.